sogokuru Adamu muri Edeni, nyuma y'icyaha nibwo yaje kunyagwa byose, Imana imugenera imperekeza, ariyo sabato n'ubu bukwe twatashye. Sogokuru Adamu muri Edeni, nyuma y'icyaha nibwo yaje kunyagwa byose, Imana imugenera imperekeza, ariyo sabato n'ubu bukwe twatashye. Abagaragu bawe barera umujenama, bazagubwe neza, barinde ibyaha hanze, bahishe mu mababa yawe, bazagubwe neza, bafashe mu ntambara muri ubu buzima bwo ku isi, bazaneshe mwami. Ubu kwimperekeza twahawe uratunezeza, tukaruhukaho gato, tukibuka ubukwe bwo mu ijuru, twenda gutaha n'abakiranutse gusa. Ubu kwimperekeza twahawe uratunezeza, tukaruhukaho gato, tukibuka ubukwe bwo mu ijuru, twenda gutaha n'abakiranutse gusa. Abagaragu bawe barera umujenama, bazagubwe neza, barinde ibyaha hanze, bahishe mu mababa yawe, bazagubwe neza, bafashe mu ntambara muri ubu buzima bwo ku isi, bazaneshe mwami. twari dutegereje baje. Umukwe agiye gusanganira umugeni, umugeni nawe aramwishimiye, icyitegererezo Yesu niwe mukwe, ubwo azaza kujyana umugeni we. Umukwe agiye gusanganira umugeni, umugeni nawe aramwishimiye, icyitegererezo Yesu niwe mukwe, ubwo azaza kujyana umugeni we. Azaza kujyana umugeni we, kuko nawe azaba amwishimiye, azaba ari ibyishimo kuruta iby'uyu munsi. Urukundo imbabazi urimo kutugirira, kuba turinze ukaturindira mu buntu bwawe, ukaduha amahirwe yo kurama, ukatwongerera uburame kubw'imbabazi zawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twagucumuye muri byinshi tutashobora kurondora, hari intekerezo n'imvugo twagiye kureba, utubabarire mu zina yacu z'umutabasha ubugingo. Bana natwe muri uyu mwanya, ubwo tugize umugisha, imbabazi zawe zikatubaho, hakabamo imiraba myinshi yatumye bidasohora nk'uko byari bigambiriye, ariko kubw'imbabazi zawe urabidukoreye, urabisohoza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uko bwabaye nuko tugusoma mu nyandiko, tukaba twongeye gusubira ku rufatiro, tugusabye kugira ngo uturindire umutekano, dusozamo turabishimira urukundo rwawe, dufashe ibikwiriye ukomeze kuduha mu izina rya Yesu. Rero mu by'ukuri buri muntu wese mu mutima, nubwo turi mu bihe biruhanije, ariko dukwiriye kujyana nabyo, si byose dukwiriye kujyana nabyo, buri muntu akumva mu mutima anezerewe, ashimye, kandi ibyo byose akumva ko ari icyo Imana idukoreye kirenze icyo twari kwikorera. Kuko kuri twe ntabwo byari gushoboka,
ibyo byose ubwo twashima Imana kubera ubushake bwayo kugira ngo n'ibyo byose bibe bigeze kuri iyi ntambwe. Mbere yo kubw'ibyo ntabwo turatinda, turacungura gahe, ibihe turimo byose mbisubiramo turabisangiye n'isi yose. Ubwo turagira ngo akanya tugezemo ubundi ijambo ry'Imana nirwo rufatiro. Dusabe mwene data Cleophas nawe aratuganirira mu gahe kagufi twagasezeranye kugira ngo ducungure igihe. Ubwo nyuma yaho niho turaza kubamenyesha izindi gahunda. Reka rero turashima Imana cyane, kandi birakwiriye ko kongera kunezezwa na mwene data na mushiki wacu wongeye kutwicaza hano nubwo ari mu bihe bigoye, ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Kubw'iyo mpamvu rero nk'uko tutari butinde, bababwiye ko nitwa Cleophas Bonere Gasomana Cleophas, ndi uwo muri iyo lokali ya Byumba, itorero ni Mukono. Reka rero dusenge tubone kurambura ijambo ry'Imana. Uduhaye aka kanya, utugiriye neza ko dufite ijambo ryawe mu biganza, kandi umuhango washimye kubaho w'ubukwe. Ubwo dufite umukwe n'umugeni turanezerewe, abasangwa natwe turahari, abakwe nabo bahageze, uherwe icyubahiro. Inzira twanyuzemo zigoye batubereye umurinzi w'umutekano w'umubiri n'intekerezo, wagize neza ubishimirwe. Tubabarire ibyaha byacu, uduhe kukuyoboka n'amakazi irimo, abakozi n'abatakoze bakuyoboke. Kandi aka kanya turagusabye ngo umwuka wawe wera abe ari utwigisha, icyubahiro cyawe kiboneke mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Iki gihe n'inkumi, imibereho yabo n'imiterere yabo ituma benshi batagera ku mugambi w'ibyiza nk'ibyo mushiki wacu na mwene data batweretse muri aka kanya, bagahuza imiryango iri aha ngaha itageze n'igitonyanga cy'abagombaga kuba bari aho byari kubera. Gusa abahagarariye imiryango, abahagarariye itorero, twese turabona ko ari ibintu by'ingenzi cyane muri aka kanya. Ibisigo kandi ariko Adamu na Eva bagize ubukwe mu ngo bya Edeni, kandi Imana niyo yabashingiye. Yarabaremye irabashingira. Mu gitabo cy'Itangiriro tubona neza ko Imana yaremye Adamu mu gice cya mbere ku murongo 26, ariko mu gice cya gatatu aho tuza gusoma dusanga neza uyu Adamu yaje guhabwa umugore, aza kumuhabwa yewe himaka, ahubwo Imana imumuha ari ukugira ngo amubere umufasha. Imana ni mu gice cya kabiri umurongo wa 18, abasomyi bazaheraho, ariko ndaza kwihuta cyane some ku murongo wa 21. 21 aravuze ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Burya kugira ngo tuze kwihuta naravuga umutwe w'amagambo, turaganira urugo rwiza. Ubwo turahera ku rugo rwo mu Edeni. Igihe uyu muntu yari amaze kuremwa, nk'uko twabarangiye umurongo Itangiriro igice cya 26, ibindi byaremwe byose bimaze kuremwa bimunyura imbere abyita amazina. Imana imusinziza ubuticura, imukuramo urubavu ihasubiza inyama, irangije imuremeramo mu bushobozi bwayo no mu mbaraga zayo, kuko yitwa ishobora byose, imuvaniramo umugeni. Noneho hepfo haratubwira ngo umugeni akimugera imbere, Adamu yavuze ngo iki? Ku murongo wa 23 aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azaba umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore bakaramata, bombi
bakaba umubiri umwe. Aricyo twashakaga ni iki? Umuryango mwiza ujya ubaho ariko habonetse abantu bagira 3 cyangwa 4. Imana ijya kugira umugambi wo gushyira nk'umuryango yari ifite umugambi, ariko mbere y'uko umuryango uboneka hamanza kuboneka ababyeyi. Hano barahari. Imana niyo yari umubyeyi wa Adamu, siko bimeze. Nyuma yaho ababyeyi bamaze kubyara bararira, kaboneka inkumi n'umusore. Ariko ngo igihe Adamu yamaraga kubona Eva imbere ye, aravuga ati aka ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, akara ni akara ko mu mana y'abora. Ababyeyi azita inagora abasore. Aravuze ati kugeza none bageze mu gihe cyo gushingirwa kugira ngo wa muryango mwiza uboneke. Aravuze ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore w'iki akaramata. Ubwo ari umukobwa wenda ataranabwiye ngo yibagirwe ishanga ry'iwabo, asiga inzu ya se yibagirwe ishanga ry'iki ry'iwabo. Umuhungu nawe arabwiye ngo azasige inzu ya se abane n'umugore w'iki akaramata. Ikintu ukuri ku ijambo ry'Imana bishatse kugaragaza yuko umubereho y'akamaro k'ingingo k'urugingo rwitwa amara ni ikintu cy'agaciro k'umugore waruje kwiyunga kuri Adamu kugira ngo mushoboze gushobora inshingano yari afite. Bari bamaze kuba bangahe? 2. Mu mikorere yabo bataravutse hamwe, bataronse ibere rimwe, batarerewe mu karere kamwe, yemwe batarariye bimwe, ariko bakaba bagiye guhinduka umwe. Aba babiri bagombaga kugira igihe babyara. Adamu na Eva barabyaye, haboneka ikindi cyiciro cya 3 cyo kuba muri uwo muryango. Ngo ni umugabo n'umugore n'abana. Aba bari bagize umuryango. Umugambi w'Imana wo kubashira mu kuba mu ngo bya Edeni. Urugo rumaze kuba mu mugambi w'Imana ishyira muri Edeni, umuryango wagombaga gukora 2 ukaruhuka, 3 ukarya, 4 ukororoka. Uyu wari umugambi w'Imana ishyira Adamu na Eva mu ngo bya Edeni. Ryari itegeko ko bororoka. Na n'uyu munsi girwa n'ibyo. Umwe yaba arushe mushiki wacu na mwene data agasobanukirwa ko mugenzi we arushye abitewe n'urukundo, abitewe n'impuhwe. Uwarushye aba ari uwo kugirirwa imbabazi, ari uwo kwihanganira, kandi agahabwa n'igihe cyo kuruhuka. Muranyumva mugeni nawe mukwe? Hagomba kubaho kwihanganira uwarushye. Hari n'igihe tujya twibwira ko imisozi twazamutse dushaka abageni, umugeni ibitekerezo bizamutse atekereza umukwe, ukibwira ko ari umunaniro. Wabona ubonye umugeni cyangwa ubonye umukwe ukibwira ko ugeze igihe cyo kuruhuka. Oya, ntabwo ari igihe cyo kuruhura uturimo twiza two kumukunda. Ntabwo ari igihe cyo kuruhura amagambo mwiza wamubwiraga igihe warambagizaga. Ahubwo urugendo niho ruba rutangiye. Ibitamo dusoma biratubwira ko iyo tugishinga urugo ari urubuto duteye rusabwa kubagarirwa no kuhirwa. Igihe dushinze umuryango itariki ya none ntabwo ari ivuze ngo izanye umunezero mu muryango. Iyi tariki ya none ntabwo ari isobanuye ngo izanye umushyikirano, izanye ubumwe. Ahubwo ubumwe ni ikintu kiba mu muryango giturutse ku mbuto yitwa urukundo. Urwo rugatera kubabarirana no gukundana. Urwo rukundo rero nirwo ruzana kugirira umuntu warushye maze akaruhuka. Ntabwo ingana nk'iyo dufite none. Twebwe turarushye, duhinga mu bwenge, tugahunika mu bwenge, tugasarurira mu bwenge, tugahunika mu bwenge. Ubwo bishatse kuvuga ngo isi ya none iragoye kuruta mu gihe cya Adamu. Ubwo noneho umunaniro ni mwinshi kuruta mu gihe cya Adamu na Eva. Ariko birasaba ko twihanganirana mu miryango. N'abari hano bashatse babyumve neza. Hari ikintu cy'ingenzi turi buze kwitaho kuri uyu murongo. Tumaze kubona ko basize se na nyina, ntabwo turi buze gutinda. Ni nayo mpamvu nubwo babasize, hari icyo se na nyina bagombaga kubakorera bafatanije na ya Mana yahaye Adamu umugeni. Ibindi abisoma mu gitabo cy'Imigani kugira ngo tuze gusa n'abanyaruka. Mu Migani hano turasoma ngo
ku murongo igice cya 19 Imigani umurongo wa 14 haranditse ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Noneho tungo bihabwa n'ababyeyi bawe, ubwo nibo bahaye umugeni wacu haza umusore wacu hazatura. Aba babyeyi baraha kuba mubabona bicaye aha nibo dukesha natwe kuba bicaye aha. Rero iyo bataboneka n'uburiho, iyo bataba hari n'ubuhari, ariko ko haba kwabo gutumye uhaboneka. Kubera iyo mpamvu rero hano baratubwiye ngo nibo batanze, nibo bagomba kubonekaho inkomoko yo kugira ngo uyu muryango mwiza uboneke. Nuko ababyeyi baba barabigize umuryango mwiza, kuko urugo n'amatungo yaga n'ababyeyi babo. Ni urugo rurimo ibyo kurya, ni urugo rurimo ibyo kunywa, ni urugo ruzabonekamo ibyo kwambara. Urugo n'amatungo kabuze byose ni urugo n'amatungo bagiraga iki bagushakiraga. Siko bimeze se? Ubihabwa n'ababyeyi bawe. None ikiyongereyeho Imana ikaguturanyiriza umufasha muzabana. Ariko umugore mwiza umuhabwa nande? Wahaye Adamu umugeni ni ukomeza gutoranyiriza abasore b'iki gihe. Ariko muri iyo nzira igoye, muri iyo nzira iruhanisha urutse ku Mana, kuko Imana iragufasha gutoranya ikagushakira umugeni ugukwiye. Ariko se none twibaze tuti muri uru rugo rwiza tugera ku musozo, kugira ngo tuze kugera ku musozo tuze kwibaza ngo muri uru rugo rwiza twamaze kubona umugeni arimo, umusore arabonetse, urugo n'amatungo birahari, biteguye kubona abana bageze muri uwo muryango. Ni irihe shingiro ry'umunezero muri uwo muryango? Mu byo nsoma mu Tekerase gatonyirimo gatoya, mwene Aburahamu we yagiye gushaka yaramaze kuba imfubyi, yari afite agahinda ko gushaka nyina adahari, yari afite atakigira umuhanyi w'umubyeyi w'umugore. Ariko igihe igisonga cyari kivuye kumusabira ngo amaze kubona Rebeka, yashize umubabaro wa nyina yapfushije. Inshingano y'umudamu igizwe no kumenya neza ko ataje gutera umubabaro kuba asanze, kandi akaba ataje gutera umubabaro umuhungu. Yaba agifite ababyeyi afite ibindi bimuremereye, ndetse ibitabo biratubwiye ngo agomba gucumbukurira aho nyina yari agejeje. Ni uburezi yewe mukobwa ugiye kongera gutangira bwo kurera abantu. Inshingano yo kongera kumurera, aho nyina yagejeje harahagije, ahasigaye nahawe ikivuka gicumbura. Ni ubundi burezi buryo tuba tukirerwa mu bagabo. Kumva mama umusaza w'icyake bikumburira. Birumvikana inyandiko Imana niko ibyanditse mu bitabo, nanjye dufite cyo kubisoma. Ariko inyandiko iravuga ngo iyo umaze gushaka umugore aba agomba gucumbukurira aho mama na nyoko bagereje, agacumbukura akakurera. Ni nayo mpamvu mu nshingano z'umugore harimo iya mbere ikomeye. Iyo amaze kubaha Imana, agakurikirana ijambo ry'Imana, akumva aribyo agize nyambere, icyo akurikizaho nyuma y'Imana, kuko ari imutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Kandi bikaba bitubwiye neza ko agomba ibyanditswe bikatubwira ngo agomba kugandukira umugabo we. Icyo yitaho cya mbere ni umugabo we muri rwa rugo rwiza. Ikintu cya mbere kiba gifite agaciro, yaba se na nyina banamubyaye, ntabwo se na nyina bagomba kuza muri uwo muryango ngo yirengagize umugabo we. Ntabwo agomba kuza umugabo ngo umugore agomba kugomwa umugabo we. Icya mbere ni ukwita kuki ku mugabo we. Icya kabiri ni ukwita ku rugo rwe. Icya gatatu ni ukwita ku bana be. Izi nshingano ko ari eshatu, umugeni ujya gushingirwa, akimara gushingirwa agomba kuziga mu buryo bwaguye. Twe n'abamahirwe ibitabo turabifite byo kuvuga ngo urugo rwanjye rugiseye, umugabo wanjye ni gute nzamwitaho, uburezi bw'abana banjye bungana iki, nzabera iki, nshaka ko abo nzabyara bazaba abandi. Umudamu agomba gutegura icyo bazaba cyo, nubwo umugabo ari uwo kumwunganira muri uwo murimo w'uburezi, ariko cyane cyane umudamu agomba gutegura uko abo bana bazabera iki bazaba. None se wowe umugabo
turagira ngo tukira iyi ngingo tuyitambuke. Urugo rwiza twarubonye narwo ababyeyi babonetse barabyara, twamaze kurushinga kandi Imana yivanze muri ibyo, ariko ifatanije n'ababyeyi babyaye. Umugeni arabonetse, umukwe arabonetse, ngo Imana niyo itanga umugeni. Ababyeyi batanze umutungo n'amatungo, urugo ntirwabonetse se? Rwabonetse. Ahasigaye twamaze kurugeramo imbere kugira ngo rube rufite umunezero, ishingiro ry'umunezero, amashami y'umunezero turanyuramo gatoya kugira ngo tugere ku musozo. Ikintu cya mbere cyubaka urugo, tubwire gatoya, duse naho dusoma muri kino gitabo cyitwa Urugo Ruhire, amagambo makeya nshaka kuhasoma. Uru rugo ni urugo rusabwa n'ibi kugira ngo rugere ku ntsinzi. Aba ari umuryango ugera ku ntsinzi kandi wifashe neza, wiyubashye, uzagera ku ntego y'Imana yagambiriye. Umugore nubwo twabonye ko afite inshingano eshatu, ariko umugabo afite nawe izagutse. Icya mbere ni umutware w'umuryango, ni umutambyi w'umuryango, kuvuga ngo iby'iyobokamana niwe ushinzwe kubikangura mu muryango. Burya reka mbabwire, ababa mu miryango namwe murabibona, mu bijyanye n'iyobokamana, iyo umubyeyi w'umugabo n'umugore batabifitemo imbaraga, abana barabisuzugura. Umugabo uraha ari we uyu munsi ugiye kuba umugabo, ujye umenya neza ko iby'iyobokamana igihe uzaba ucitse intege icogoye, umugore we yamaze kubita. Bigira imbaraga kubera ko umugabo yabigize n'iki. Ngaho reka mbaye icyitegererezo gito niba mufite impaka, nimurebe Yobu. Si icyitegererezo cy'abizera. Yobu igihe yari amaze kugaragazwa ageze ku munota wa nyuma, umugore avuga ati ariko se wowe byawe byabaye bite? Bagiye iyo yemeranye bari kuba bagiye kujya gushikisha nka Sawe. Baramubwira ati se twakwakira ibyiza bivuye mu maboko y'abana y'Imana, abana turabafite, indogobe ze zarashize n'abana barapfa barashira, none twebwe dusigare tureke Imana z'ubundi dushaka iki? Reka tuguye mu maboko y'Imana. Ariko umudamu aramubwira ati ariko Imana yabasha kukitira, ibyo Rwanda nabyo ni ibiki? Yoba kimugarura aragaruka. Nongeye gusoma agatabo kito n'umwe y'Imana, ngo Elina White ari kumwe na White, Elina ari kumwe na White, ngo bageze igihe ahantu yari yabwirije, ahantu yacaga mu isantere yari yabwirije nini cyane, inzara imaze kubica agiye gukora ibiraka hirya y'iyo santere. Uwo mupasitori igihe yagarukaga anyuze muri iyo santere, ngo yahasanze imvura yari yaguye agiye kwishyura udufaranga, agurayo utugori n'udushyimbo n'agaceri. Ngo igihe yari ahetse urwo ruhago, byari biteye isoni muri iyo santere nyine yari yarabwirije kunyuramo afite urwo ruhago rw'ibyo kurya. Imvura yanamunyagiye, ngo atambutse iyo santere, ageze hirya y'iyo santere aho bari bacumbitse, agera mu rugo, ngo yari nakimubona araturikararira, arababara. Ati se kuko wanjye ibi mugabo wanjye mutware mu nda nibyo bizadutunga? Nuko bahita aramureba ati ese ni wowe narize? Siko nikaze narisi Yesu yari afite hehe ikigega? Mbabarira mugabo nkunda, nibeshye kwizera kwanjye kwagize gute? Narisi Yesu muzi hari aho yageraga ikigega? Ni hehe yahinze agasaruzi? Ibi byakomeje ari naravuga ati urakoze cyane uramwuje mutware. Nta kigega yari afite, ariko twebwe dufite ibyo turajya mu minsi ngahe. Yongera kumubwira ati ibuka ibya Yohana Umubatiza, ufite ibyo kurya by'uyu munsi nta hino utagira iki? Ati hari abadafite n'iby'uyu munsi, none wowe urabifite, ufite n'ibyinshi. Iyo nawe tarakomera. Kenshi iby'iyobokamana ubwo bishatse ngo umugabo ni umutambyi mu rugo, ni umutware wo gutwara, ariko udatwaje inkoni y'icyuma. Si ni ugutwara akurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, akamenya kwita ku by'umuryango, ariko akuyoboye nk'uko igitabo cya Efeso kitubwira, agomba kuyobora akurikije uko Yesu yayoboye itorero akaryitangira. Njye nkunda kubwira abagabo benshi, nkanababwira ni muri n'ibisambo, n'umugabo ni umugaragu w'urugo. Ngo yewe umugore baransuzugura, ngo ngiye ngo nanyumva, hari icyo wabuze. Imice bugufi, ubu umugaragu w'urugo, urukundo ruziza. Ushaka kubona icyubahiro ariko ubanje kurwana rushye. Ushaka kubona icyubahiro ariko ubanje wawe azarugusha. Ariko nushaka ko bagutuka, nawe uzagira amahane. Nushaka ko bagusekera, uzamwenyure. None se uzitura nabi azakugirira nabi, ariko gira neza, ineza nawe zakugarukira. Mu muryango rero ni ngombwa ko
hano baratubwiye ngo icyo tugomba kwitaho ni iki ntidushobora ni ku uruhire umuzingo wa mbere paje ya 13 ntidushobora kwiyibagiza ko umugore n'umugabo bahuriye kuri byinshi ariko turasomaho bikeya bahuzwa n'Imana ibyo twabirangije bagahurira ku mibiri yabo kirumvikana bahurira no ku mirimo y'abatunganye buri munsi ibyo babihuriraho bakanabihuza ikindi gikurikiyeho bahurira ku meza y'ibyo kurya gusangirira ku meza ndetse igihe kimwe ndi gusoma baranavuze ngo nubwo binagoye bitewe n'akazi bakora ngo byari kuba byiza ko igihe bagiye ku meza bagomba bari kuba bari kumwe ngo nubwo umugabo yaba yatinze igihe ari kurya ngo umugabo akaba amwicaye iruhande ari kumva uko ahumeka isororo ikimara kuyitereka ku meza nimwihangane mufungure biraryoshye nimukomere nubwo mwarushye mwihangane murye ariko kutari gutanira ihangane urye komera nubwo wananiwe yijya ukaba umwicaye hafi yumva kuhumeka ariko si kenshi kuvuga ngo biri ku meza nawe wigiririye ubereye mu bana uri kumwe n'abandi bashyitse hanze umugabo nawe ari kurya araho wenyine bimwe byamunana n'umunaniro yirirwa nyine byamubabaje akabiteraho akaryama hasi ariko iyo uraho umwongerera imbaraga niyo mpamvu bahurira ku meza y'ibyo kurya basangira umugayo bagasangira n'ibyiza ni ukuvuga ngo umwe muri bo ntihakagire wiyumvamo ko ibyo akoze bidakoze isoni ingorane n'igihombo bagize ko kitagera kuri buri wese mu muryango mwiza ingorane n'igihombo imico mibi y'umwe muri bo icyaha cyinjiye mu muryango uretse no kuba cyakoze isoni mu muryango n'abakomoka kuri uwo muryango nabo bakorwa isoni reka mbahe icyitegererezo wari uzi ko iyo umugabo n'umugore batumvikanye imiryango yo kwa basobukwe iwabo umukobwa niba w'umuhungu nayo kugigera igihe umwe igahangana umukobwa wanyu niwe mubi mwadushingiye umukobwa tudashoboye iwabo umukobwa na uwo muhungu wanyu n'igica yaratuzambirije ugasanga imiryango irahanganye iwabo umukobwa n'umuhungu none se ubwo aho basenze amasengesho baba bataruhiye ubusa none se abagize uruhare mu kubwiriza ibyo biterane abateguye abatanze inkunga byose bigahinduka umwabo ariko se wazagira nzongere ndari kwarana umudamu n'umugore bari bakongera bakangaburira ndetse zambwirize meruka zagaruke no gukiranura se muzadusengere tunabasengere ibintu aba babyeyi babasaza bazongera bagaruke bari kwata ariko se kandi ni ibikirando byabaye bite ahubwo akageza umwakira munezerewe mbabwi ntishoye cyane so inyuma y'undi ariko umugabo yaguciye inyuma cyangwa umugore akaguciye inyuma mukemera mukicara mukaganira umwana birangiza na polisi itabizi kandi hazagira ubimenya ariko iyo murangaye mukananirwa guhuza ibiganiro bikabura ni icyiza gihinduka ikibazo wazanye 500 yungutse ndavuga 500 aho kugira ngo bibe umugisha bikaba ikibazo bigatuma muryana abantu umugabo n'umugore bakaba bakubitana ijoro bari kuzira 500 wenge ndayashira undi nayo aya ntayagaye reka tuyagura isambu ya turayaguri bahinduka bagakubita ikirahuri bakakimena ngakiriye ubwo 500 aracyuzuye teremusi yahandutse yituye hasi 500 aracyuzuye umwana bamusutse igikoma bari kumwe bagiye mu bitaro hariya ubwo 500 aracyarimo basangira ibitekerezo turi kujyana ikintu kigurya uzareba niyo baba abantu batubaha Imana b'abapagani abakunda kugira ibiganiro akegerana n'umufasha we n'umutware we bakaganira bajya banaryana bari mu nzu bugacya barangije nta ukubise n'igipfusi nta basakuje impaka zikarangira arizo kubaka kandi bagasoza neza aba basazanye wababaza hari igihe wabashaka he nararibonye bakubwira nabo ngaho baganiriraga ntugire ngo hari ikindi cyabafashije imbere ranga uzana basura baza atari kumugeza aha cyangwa nurane babaza timugeza aha ubutwari mwakoresheje n'imbaraga n'iziye nimutume naribanga natwe muri abasuzugura ngo bafite ibitabo bizinze by'imizingo utagira naho byandika imibereho yabo n'ibitabo akomoka sibyo ndashaka ko nyasoma muri iki gitabo rwo ruhira umuzingo wa 2 nubwo hari amashami menshi buri ariko mbabwire ishami ry'iyobokamana mu muryango byazana umunezero
ishami ryo gushaka umutungo kuwinjiza mu muryango, gushaka uko wiyongera, kuwurinda guhomba, sibyo? Uwo mutungo wazana umunezero. Ariko se ni bangahe bafite ama-etaje n'umwari mwabumva bicaye? Nese bafite amamodoka n'umwari mwabumva baraparitse bagakunze kuza gusoma ndetse n'ahasoza. Ntabwo dukeneye gutinda, sibyo se? Haragira hati hakenewe umwete mwinshi wo gushaka urukundo nyakuri. Umwete ungana iki? Mwese muri Abanyarwanda, hakenewe umwete mwinshi. Kubera n'uwo mwete hari n'igihe abantu benshi batajya bakumburana. Mbere koko nimba zaba wagiye kwahira mu gishanga, umugore wawe akaba ari guhinga mu mpinga, ugahera mu gitondo ni muri bubonane, uretse iby'iki gihe bitwara amafaranga no gutaramubona no gutera kabipe ati mbese aho mwahinze hari kugenda, wagize ngo atari amafaranga aricyo bigutwaye. Ariko ukunda umuhoza ku mutima, siko bimeze se? N'abahanzi b'isi barabiririmbye. Imana ntabwo ibyazi. Hari igihe gukumburana, uru rukundo uwo ukunda ujya umukumbura. Si ugomba kumukumbura no ku kwezi gushize, icyumweru gishize, dore ko ab'iki gihe iby'iki gihe cyacu ari no kubana. Iki nshaka kuvuga ni uvuga ngo mushobora kubana mwarasezeranye ari umugabo n'umugore, ariko kubera imibereho y'iki gihe ikabatandukanye, umwe agakorera i Kigali undi byumba, ariko ugasanga nubwo mutandukanijwe n'akazi, ugasanga umaze icyumweru nta n'akabibi, umunsi ukira ntumubajije aho yiriwe, uko akazi kamugendekeye. Si bavandimwe koko ibyo muri kumva ari ibintu? Nta munezero burimo. N'igihe muhuye mugahura nta gihe cyo kuganira. Ariko haravuze hati hakenewe umwete mwinshi wo gushaka urukundo nyakuri, kandi iyo rutashye mu muntu rutangira amagambo y'amajwi. Urwo rukundo iyo rumaze gutaha mu mutima w'umuntu, icyo ruhita rutangira ni amagambo y'iki? Y'amajwi. Kabiri, urukundo ntiruhindagurika. Muzarusoma neza mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri, bavuga ko urukundo rurusha izindi impano zose kuba ingenzi. Ntirwirari, ntirwirihimba, ntirushaka ibyaro, ntirukeka ikibi ku bandi, ntirugira ishyari. Ariko kugira ishyari ukagira n'ishyari umugore wawe, cyangwa mwagize ngo ntabwo bibaho. Neza umuntu ugasanga umuryango, madamu n'umutware we, ugasanga umwe agira isabune ye, undi akagira isabune ye, uwungutse ubwo yungutse. Ibyo byavuzwe n'iki kuzanisha ari muri mwene muntu ko ari nanjye ngira icyo ngira, none umugabo ko yagize umutungo we n'umugore akagira uwe, isabune akaba ariye, amavuta akaba araye. Kubera icyo akora, ntashuri umuntu yigiramo urukundo ngo umunyeshuri ataha arugize, ahubwo ni Imana ihabwa umuntu wese usonzeye gukiranuka. Rusabe Imana n'ubuhabwa ruzagutera inkunga yo gushimisha Imana n'abantu. Urukundo ni umuhuza udahemuka. Aho rubuze ibibi nibyo, aho rubuze ibibi ntibyongera kubonerwa umuti. Urukundo ahantu rumaze kubura ibibi ntibyongera kubonerwa iki? Ubwo urukundo rwabuze mu muryango, nta kindi wakora ukumire ibibi. Ni iki wakora se? Urukundo ukunda umuntu, niyo mpamvu umuzi nari mwiza batangira kwe utura uko agenda mu n'ibyo birenge, wamubwira unzanire cya gikombe cy'amazi, wenda uricaye. Dore ko abagabo dukunda gutega ushaka ukunda gutesha kugira. Ese urukundo ni imbuto ituruka ku Mana. Imana ni urukundo. Winjije Imana mu muryango, aba amaze kugira urukundo. Iyo Mana ikamutera gukunda. Urwo rukundo Imana ikunda niko rwatumye itanga Yesu umwana wayo w'ikinege. Tuzabisoma neza mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aho niho hajya hagora, ugasanga atari kurabisha ko umutungo wadesha n'ibiki. Reka dushake iby'ingenzi cyane mu muryango bikenewe, dushake n'inshuti, ariko cyane cyane urukundo rurakenewe hehe? Mu muryango. Noneho reka dushimire Imana ko tubonye aka kanya
dusome n'isomo riheruka ariko ibindi byose biboneke tumaze dushake Imana iduha urukundo ahasigaye urukundo ntibiboneka gushikirana n'urukundo ntabwo bizakuvuna humura kumusaba imbabazi ntabwo bizakuvuna umugani warembye avuga ati ariko iryo jambo mbabarira ko ridasaba amafaranga nta kindi risaba rikuvuna hiki reka dusome isomo riheruka turayisoma mu gitabo cy'imigani igice cya 24 ku murongo wa 2 wa 3 ndetse no wa 4 haratubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo nk'ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ni nayo mpamvu uyu muryango mwiza ugomba ugizwe no kuba cyambere no kubaha Uwiteka kabiri akaba harimo kujijuka ariko kureka ibyaha kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza uko niko kujijuka ibyo nibyo byubaka urugo kandi ubumenyi bukuzuzamo ibikwiriye kuba muri urwo rugo ubwo ni ubumenyi bwo kumenya imyuga kumenya guhinga kumenya gucuruza ibyo wize ukamenya kubitunganya neza no kubibyaza umusaruro ariko uzi ko bijya bitubabaza nubwo tuba tutarize umuntu yize agorora urugo ugasanga ngo ari kumubwira ngo baje kumva baje kunyigisha uko mpinga atagira n'agatarasi k'ibigori yahinze ukaba uri veterineri utazi no korora inkoko uri kuvura inka yanjye kandi kuko wisi biki mwene data arakoze muri uyu mwanya tumaranye ariko tuganira ku ijambo ry'Imana mu gitabo yasomaga harimo amagambo avuga ngo inama nziza iruta umunani buriya izi nama duhawe hano ziruta ibyo twari kuzagabana byinshi kubona bigabana bigapfa gusa ariko inama nziza iruta umunani rero reka tubizirikane kugira ngo iyi nama duherewe hano izadufashe itwubakire uzanyura hano muri iri cumbi azumve akeneye kuharara yahanyura akumva n'umuntu akeneye no kuza gusuhuza ati nubwo nakerewe ariko reka mubasuhuze ubwo hari impamvu ariko hari igihe wanyura ugatinya gusuhuza Imana irakoze duhaye kano gahe tunyarutse muri gahunda ubwo twabonye abashyitsi twongeye kubakira mu izina rya Yesu abashyitsi rero badusuye batugendereye bagize urugendo rurerure uhereye mu gitondo none umunsi ukiye ikibu buri kwira ariko ubwo birumvikana ko nubwo baje hari icyabazinduye ntabwo umuntu apfa kuzinduka gusa ubwo rero mu byabazinduye reka dusabe mwene data Seti waje nabo bazanye natubwira icyamuzinduye birashoboka ko nafite impamvu yamuzinduye kare ubwo reka tumuhe umwanya atubwire icyatumye azinduka kare amen nitwa Seti nibyo amazina yanjye yose nitwa Ngabonziza Seti abantu b'umugabo umwana umwe nkaba ndi na musaza wa Emerite rero turi kumwe nawe ni mushiki wanjye urumva ko ni mukuru we mu by'ukuri turashima Imana ikoze ibi ngibi mu bihe bidasanzwe turi hano turi babiri ariko mu by'ukuri ni ubwa mbere tubonye ibintu nk'ibi ngibi bimeze bityo cyakoze mu gateganyo nubwo se n'ibitunguranye ntabwo twari kuza twenyine ariko haba impamvu zikomeye bucya mu gitondo ubwo twe tubonetse cyakoze muze papa wanjye imbere y'uko tuza Emerite mubona hano niwe muhererezi wacu niwe dufite mu rugo ati rero dutware umukobwa umugeni mushyikirize umusore wacu Rando ibyangombwa byose twarabibonye cyari kibujije ko aza n'ibihe namwe murabizi ati twagahe kabonetse rero mudutware rero tumushyikirize ndetse n'ababyeyi turababonye rero twe tugiye gusigira tubasengera kuko mu by'ukuri Imana yaturinze mu nzira atuzana neza ubutumwa twaba tubushohoje turayishimye cyane ko nezerwa hamwe kuko Imana dukora ibikomeye dufatanye gushima Imana gusa murumva koko kitari kumuzindura Seti cyakuzinduye nibyo reka twakire
ndabashimira Yesu mwiteka bahiri. Rero nk'uko Seta bivuze twabasabye umugeni Emerita, twagombaga kuba twamubonye ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Ibibazo bya covid byagiye bibaho, mwagiye mubireba n'ubu biracyahari, ariko uyu mwanya uburyo bukomeye nk'ubu mbanje kubashimira kandi ishima n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero tubonye ko muri inyangamugayo muragize neza, muba mudushyikiriza umugeni n'uwo musaza nubwo atashoboye kugera hano, abandi basaza bo nk'uko mwabiboneye, mudushimire cyane. Kandi urugamba twari dufite twararufatanije, nubwo tutari hamwe uko bavuga ngo urukundo aho ruri byose birashoboka. Urugamba twari dufite ni ugusenga. None uyu mwanya ukomeye Imana yadushubije, kandi Imana turacyayikomeza tuyisenga, n'ibihe biri imbere nabyo tubishyize imbere, turi kumwe nta bindi twakongeraho. Imana yabicyubahiro byiza. Seti cyakuzinduye koko kiranejeje, kandi mu maso ya buri wese akanyamuneza kaje. Kabari nubwo abantu tuba turi gukorera mu buryo wenda budasanzwe, ariko ntibusanzwe ku bandi. Iki nacyo reka nkivuge, ku bandi uburyo ntibusanzwe, ariko ku bagorozi burasanzwe. Iryo ndarivuze kugira ngo uryumve neza, kuko ibyanditswe byo biravuga ngo Madamu White yakoze ubukwe abukorera muri salo mu nzu y'icumba kimwe. Ubwo salo yanganaga iki? Ubwo yarimo bangahe? Ubwo rero Yesu nawe avuga ibintu tutajya twitaho, ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniza abandi kumwe nabo. Ubwo hari igihe abantu bavuga ngo igiterane, ngo kizaba igiterane nuko harimo abantu 100. Oya, babiri ni igiterane na batatu nicyo. Ubukwe muri salo nibwo, muri sale nibwo basanze bagukeka. Naho turashimira Imana kandi naho tuhatambuke tuvuze ngo ubwo bamaze kuza kandi tukaba tubabonye, tukaba tubonye n'icyabazanye. Mbese uko turaha uri kutubona bake beza kandi bake bahagarariye impande zose. Njye turi kuganira, nubwo ntababwiye amazina, ni Nzabonera Gaspari, Rukari niyi. Hari igihe uganira n'abantu bitewe n'uko mugeze muganira ukumva ko bose bakuzi, ariko nibutse ko hashobora kuba harimo uyu musaza wenda atanzi. Mbona hagataha hari byinshi nyine wenda turaza gusa naho tuganira nyuma, ariko dusa naho dushoje. Muri musozo turi kwegera, hari abo twaganiriye baratubwira ati rero nubwo turi mu bihe wenda byabaye ihubi, reka tubyite ihubi kuko gahunda zatanzwe kubagaho. Hari abavuze ati hari impano dufite twazanye turi buhereze abubatse urugo, yo gukomeza urugo. Ubwo abo birashoboka, ariko n'ababimenye mu gitondo nabo barahari, ndetse n'abahagarukiye mu nzira ati nyabuna mugaruke ibintu byaciyemo nabo barahari. Ariko ntabwo bivuze ngo ufite impano n'abandi. Uburando ntabwo inshuti zarizi, abo biganye barahari, kuba dufite umurongo muremure, abo bose bazakomeza kuza. Ariko ntabwo bivuze ngo ufite impano nubwo yayizana ejo ntabwo yakwitwa impano, yaba ariyo. Ntuzayizana ku wa kane w'igitaha, izaba ariyo. Ntuzayizana babyaye kabiri atari cyo naguteganirije, izaba ari iki? Ari impano. Ariko n'uwayizanye ntabwo ayisubizanye, si byose. Rero ni karibu kuba ufite impano. Ubwo ntabwo tuyihereza umugeni, ubwo turayihereza umwambariye kuko niwe mufasha we, cyangwa tukayihereza umuhungu ariwe mufasha w'umukwe. Abagaragu bawe bahera umugenama bazagubwe neza, barinde ibyahanze bahishe mu mababa yawe, bazagubwe neza. Bafashe mu ntambara muri ubu buzima bwo ku isi,
bazaneshe mwami. Kwimperekeza twahawe uratunezeza tukaruhukaho gato, tukibuka ubukwe bwo mu ijuru, twenda gutaha n'abakiranutse gusa. Kwimperekeza twahawe uratunezeza tukaruhukaho gato, tukibuka ubukwe bwo mu ijuru, twenda gutaha n'abakiranutse gusa. Abagaragu bawe bahera umujenama, bazagubwe neza, barinde ibyanze. Twese tugihumeka umwuka w'abazima, turabigushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ibyiza watukoreye, baraturinze, urinda abana bawe mu ntambara nyinshi z'ubuzima. Twemereye ko batwereka umunezero, twaciye mu ngobati nyinshi, twemereye ko dusangira umunezero n'abana bawe, wabahaye kurwana intambara nziza z'ubuzima, ukiva icy'ubusore, none ubahaye kugisoza amahoro. Turabigushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Banirire mu ntambara z'ubuzima bundi bagiye kwinjiramo, ubabere umusingi usoza nk'uko batangiye. Dushima izina ryawe, turakwiragira mu bugira neza bwawe, tweretse udutegura ikinyobwa gihaza umubiri, nawe utunga umutima, uzaduhe no gusangirwa ku meza yawe mu bwami bwawe. Tubigusabye twizeye kubiduhera ubuntu ku bwa Yesu. Amazina yacu ariyo nyikirizo, yewe nawe muri paradizo, twasize umunezero, yewe nawe muri paradizo, niho wagiye kurihe, yewe nawe muri paradizo, niho nizeye ko mwegukanye. umusore n'umukobwa bakadukorera ibyo tubasabye, tukaba dusezeranye abasabye. Turagushimye umubyeyi wacu dukunda, tumushimiye ko n'iki gikorwa gishoje amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tukugarutse imbere y'ubwiza bwawe, twongera n'ubundi kukuragiza uyu muryango mushya wubatswe, umurinde, ububane, ubahe tuzuza, uzabahe kuba ijuru ritubakire hano ku isi. Twese nuduha kuzakubona mu bwiza bwawe, tuzabishimira izina ryawe. Abatashe ubu bukwe bose, twese uduhane umugisha, kandi ari imiryango imaze igihe yarubatswe, natwe wongere kuvugurura imiryango yacu, imiryango yacu n'imiryango ya mwene data wubatswe uyu munsi. Twese nitwubakira ku masezerano yawe, ingabo z'abamarayika zigaba zigenderera imiryango yacu, tukabera umugisha abo duturanye nabo, tukazagira umusozi wacu, tuzashima izina ryawe. Tugamije kwishyira mu bwishingizi, tubere umuyobozi, kandi uduheke ku mugongo wawe mwiza, nuduha twese kugera mu macumbi yacu turi amahoro, dushima izina ryawe. Dusabiye umuryango mu kuzasoza neza, kandi ikirenze icyo, twese uzaduhe kuzakubona mu bwiza bwawe. Ibirenze ibyo abantu batekereza n'ibyo bibwira birashobotse, ngaho natwe tuye kugukunda no kugukorera, kandi uzaduhe kukubona mu izina rya Yesu. Yego, amafoto y'urwibutso.